Hello, today we are going to learn daily routine. Uyu munsi tugiye kwiga ibikorwa dukora buri munsi. Do you want to speak in English with confidence? Ushaka kuvuga icyongereza bifite icyizere? Kurikira hano. Kande like, share, comment, subscribe. Ubundi twikomereze. Reka dutangire isomo ryacu. It's a good time to be with my family. Ni igihe cyiza kuba ndi kumwe n'umuryango wanjye. I have a dinner with my family. Mfatira ifunguro rya nimugoroba hamwe n'umuryango wanjye. She loves to sing and dance. Akunda kuririmba no kubyina. We like planting flower and fruits trees in our small garden. Dukunda ibimera, indabyo, imbuto z'ibiti ziri mu busitani bwacu butoya. My parents are busy people but they always find time to spend with us. Ababyeyi bacu ni abantu baba bahuze ariko buri gihe bashaka igihe cyo kuba bari kumwe natwe. I am not so much into music but we still get along together. Ntabwo nkunda umuziki ariko dukomeza kubana twunze ubumwe. We have our differences but we love and respect each other. Turatandukanye ariko turakundana kandi buri wese yubaha undi. I am so blessed to have loving family. Mfite umugisha kuba dufite urukundo mu muryango. Sometime we go on vacation too. Rimwe na rimwe tujya mu biruhuko cyane. Now we are going to see 5 mistakes I want to make in 2025. Ubu tugiye kureba amakosa 5 ntazakora mu mwaka wa 2025 cyangwa wowe utazakora. Listen carefully and then repeat after me. Yumva neza witonze kandi uragisubiramo nyuma yanjye. If you want to improve in English or to speak in English with confidence, niba ushaka gukuza icyongereza cyawe cyangwa kuvuga icyongereza cyawe wifitiye icyizere. Now repeat each sentence after me. Ubu ugiye gusubiramo buri nteruro nyuma yanjye. Let's start. In 2025, I want to be better person. Mu mwaka wa 2025 nshaka kuba umuntu mwiza. I made mistake before but I will try not to make them again. Nakoze amakosa mbere ariko sinshaka kongera kugerageza kuyakora nanone. Here are 5 mistakes I won't make in 2025. Hano hari amakosa nashaka gukora mu mwaka wa 2025. In the past, I wasted time on my phone and TV. Mu gihe cyashize nataga umwanya wanjye kuri telefoni no kuri televiziyo. I want to use my time better. Ndashaka gukoresha igihe cyanjye neza. I will study, read and help others. Nziga, nsome, mfashe n'abandi. Time is important and I will not waste it. Igihe ni icy'ingenzi ntabwo nzagita. I ate and lot of chips, candy and fast food last year.
It was no good for my health. Ntabwo byatumaga ngira ubuzima bwiza. In 2025, I will eat more fruits and vegetables. Mu mwaka wa 2025 nzajya ndya imbuto ndye n'imboga. I will drink water, no soda. Nzajya nywa amazi aho kunywa inzoga. Sometime I was lazy and did not exercise. Rimwe na rimwe nari umunebwe kandi sinkora imyitozo. Exercise makes me strong and happy. Imyitozo ituma nkomera kandi nkishima. In 2025, I will walk, run or play sport every day. 2025 nzajya ngenda n'amaguru, niruke, nkine, nkore siporo buri munsi. I spend money on things I did not need like clothes and games. Nakoreshaga amafaranga nk'ibintu ntakeneye, imyenda na game. In 2025, I will save my money. 2025 ngiye kujya mbika amafaranga. Last year, I did not study much. Mu mwaka ushize ntabwo nigaga cyane. Learning is very important for my future. Kwiga ni iby'ingenzi cyane kuri njye ahazaza. In 2025, I will study hard and learn new things. Mu mwaka wa 2025 ngiye kwiga cyane kandi niga ibintu bishya. Ni amakosa ntazakora 2025. I will try my best to be better and do good things. Nzagerageza kuba mwiza no gukora ibintu byiza. Let's call on today. Thank you for watching. Subscribe. Next video. Kora share, subscribe. Duhurire ku yindi video. If you love this video, click